iyo Yesu azagukoresha hakomeye abana nawe kuruta uko yabana n'abandi, akunyuza mu bintu abandi batanyuzemo, akwigisha amashuri abandi batize. Umuntu wabonye Yesu ntabwo anywa siriduwiri n'ukuri kw'Imana. Icyo uzaba cyo gituruka ahantu hakomeye. Abantu barashaka gukomera, urakomera urinde wanyuze. Ariko umuntu wabonye Yesu se yakwanga umuntu? Umuntu wabonye Yesu ntashyaragira. Ukuri ni gupfa, ntiwaguhamba, ntiwagusibanganya, ntiwagukandagira. Imana ikeneye ukuri mu isi, nta bindi ikeneye. Yesu ashimwe. Soma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 18. Yohana igice cya 18 umurongo wa 37 tugeze ku murongo wa 38. Turaza no gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 18 naho n'uwa 19. Turaza gusoreza mu migani igice cya 23 umurongo wa 23. Ni mirongo yoroshe cyane, tuganire mu minota myiza bamaye niturangiza duse. Yohana ntabwo ari Luka. Igice cya 18 umurongo wa 37. Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo menyekanishe ukuri. Ukuri wese agira gute yemwe? Yumva ijwi ryanjye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 18. Bongera kubahamagara babategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Ariko Petero na Yohana barabasubiza ati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twagize gute yemwe twumvise. Migani makumyabiri na gatatu umurongo wa 23. Ari ijambo rivuga ngo gura ukuri n'uguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niri jambo ngira ngo tuganireho mu minota dufite. Ijambo rivuga ngo icyatumye Kristo avuka, cyangwa se igituma turi abakristo ni iki? Niki gituma turi abakristo? Kuki uri umukristo? Kuki wakishijwe? Kuki uririmba? Kuki uri mu rusengero? Kuki uri mu cyumba cyo kuwakane? Kuki ndi umubwiriza butumwa? Kuki abari abashumba? Kuki ari abadiyakoni? Kuki abana ari abayobozi b'icumba? Kuki? Impamvu turaha ndagira ngo nyibatangarize ya mbere, ntabwo turaha ngo tubone ibiryo n'umutsima, ni bito cyane. Ntabwo turaha ngo indwara zikire, nazo ni ntoya, nabyo ni bito. Ntabwo twicaye hano ngo twubake amazu, mukurikire cyane nihuta, nabyo ni bitoya amazu. Ntabwo turaha ngo tutunge abagore n'abagabo, n'umugore n'umugabo, nabyo ni bito. Turi hano ngo dutangarize isukuri. Turi hano ngo dutangarize abantu agakiza. Iyo tuvuze ukuri tuba tuvuze agakiza. Iyo umuntu avuze agakiza bavuze byose. Mwavugiye ngo amen. Kuko iyo tuvuze agakiza tuba tuvuze nyirako.
uyu nyirako witwa Yesu ni byose ku byo dukeneye. Icyo akeneye ko dutangaza ni ugutangaza ukuri. Bwira mugenzi ngo Imana ikeneye ukuri mu isi, nta bindi ikeneye. Yesu yarabitangaje, niwe muntu wa mbere waroshinze ukuri. Hari igihe korari ririmba bakarepeta bagakora ibihangano, ariko hakaba umunsi waronje. Yesu rero niwe watangaje ukuri mu isi, agutangariza aho kugomba gutangarizwa. Agutangarizwa ku mutegetsi witwa Pilato, kandi agutangariza umuntu wari uzi ko afite ukuri kandi ntako agira. Ni umuntu wari uhari azi ko ukuri guhari, ariko ntako yagiraga. Ariko Yesu arabwiriza akora ibitangaza, ahagurutsa ibirema, arabwiriza Kristo, agaburira abashonje, azura abapfuye, akora ibitangaza bikomeye. Bibiliya iratubwira ngo ibitangaza Yesu yakoze ngo nubwo byakwandikwa ngo ntibyabona ibitabo byandikwamo. Bundi ibintu Yesu akora ntibyabona ibitabo. Ibintu yankoreye ntiwabyandika. Wenda reka niherewe. Ibintu Yesu amaze kunkorera njyewe ntiwabyandika. Ibintu nawe agukoreye mbona nanjye nabyandika. Umumera icyo bara abantu yagize icyo akorera. Ibintu akora hari igihe rimwe na rimwe bavuga ngo ibintu yakoze ntibyakwandikwa. Ukuntu utabyandika sinabona uko mbivuga, sinabona uko mbitangaza. Hari igihe mbura uko mbihamya n'uko mbibwira abantu bikabura. Nkavugana ariko Yesu, izina ryawe niryubahwe. No kubuhumeka ubwabyo ni igitangaza. Njye nabyukiye i Kanombe mu bitaro, hari umuvandimwe umudamu yabyaye, yapfushije umwana barimo kumubyaza nyine. Basanze inda yuzuye amazi n'umwana ngo ubwonko hano hapfumuye. Ni umuntu gutwita amezi 9 ariko hano mu mutwe harangaye. Nyine ubwo tuvuye kugashyingura mu Busanza nyine. Ariko iyo ugeze kwa muganga nibwo ubona ibitangaza by'Imana. Meruka yo kera irimbira itaruzuye, nasanze ryaruzuye. Tibazana ariko abo bantu bapfuye ryari we? Ese reka mbabundi twe ko tudapfa nuko dukozwe mu byuma. N'amasengesho menshi n'imbaraga n'iki gituma mudapfa. Ukamara imyaka 10 kaba 20 kabatarani 5 kabakarani ubugejeje 43. Mana ya Aburahamu, nawe ndakureba mbona iragwiriye kandi mbona muramye pe. Reba ibiryo mumaze kurya, reba imyenda mumaze kwambara, reba tuwarete tumaze kuzuza uko zingana. Hari n'umuntu aracyafite itiku kuri Yesu ngo Yesu ngo ubungubu se koko ngo bitebya nukatuvugira umwami nabi. Abantu bareke kuvuga Yesu nabi. Yesu hari ibintu yakoze. Iyi si rero kuva isi yabaho yakiriye ijambo ryitwa ukuri. Ni Kristo wazanye ukuri mu isi. Reba isi kuva yabaho, kuva kuri ba Aburahamu nibatangaje ukuri, ba Nowa nibagutangaza, ba Yakobo nibagutangaza, ba Yosefu nibagutangaza, ba Mose nibagutangaje. Abantu bose nibigeze batangaza. Abatambyi nibatangaje ukuri, ibitambo nibyatangaje ukuri, amategeko niyatangaza ukuri. Ariko nyir'ukuri, nyir'amategeko, nyir'ibitambo, nyir'ibitangaza ariyizira. Mwamvugiye ngo amena. Amaze kuza aragutangaza. Mumumera icyubahiro. Amaze kuza aragutangaza. Nyir'amasezerano, nyir'ibitambo, mutambyi uruta abatambyi bose, nyir'ubutegetsi, nyir'ubwami, nyir'imirimo, nyir'ibikorwa, nyir'ukubaho, nyir'ibihe, araseruka araza arabitangaza. Atangaza ukuri, aravuga ngo ukuri kurabonetse. Mumumera icyoro yatangaje ukuri.
mwamvugiye ngo amina. Isi yari ituye mu kinyoma, mu kinyoma, tuye mu kinyoma. Ni ukuri kw'Imana, kinyoma gusa, ibintu by'ubinyoma mu bintu by'ubufindu rakaje, kuko nyir'ukuri ni yari yakaje agatwara umugisha bigakunda, akanyuranya ibiganza. Nyir'ukuri ni yari yakagize gute? Ni yari yakaje. Uzabinyuranye se nibikunda, nibikunda we, nibikunda. Ukuri ni gupfa, ntiwaguhamba, ntiwagusibanganya, ntiwagukandagira. Iyo ugukandagira uba ukandagiye nyirako. Reba ubutumwa kuva bwavuga, abantu barwanyije ubutumwa kugeza n'ubu buracyavugwa. Bagabo barabubambirwa, abantu barapfa barababamba, ariko ngo bababamba babica ngo ukuri kukazamukana n'abantu ibihumbi. Haleluya! Na n'ubu kuri kuracyahari, mutera haleluya! Na n'ubu kuri kurakivuga. Nubwo mwareka kuvuga ukuri, ukuri kuravuga. Kandi iyo tuvuze ukuri ni ibitangaza, na n'ubu ibitangaza biracyakoreka. Mwicecekere, na n'ubu Yesu aracyakora. Ntawavuga ngo Yesu n'ubu aracyakora. Iyi ni Yohana wanditse ubutumwa bwiza. Yohana umwe wabaga mu gituza cya Yesu, ibintu avuga abihagazeho. Avuga ibintu yabonye, yabanye na Yesu. Kandi Yesu kuko yarazi ko Yohana na Petero na Yakobo bazakora ibintu bikomeye, bakamuvugira ahantu hakomeye, yagiye abana nabo kuruta uko yabanye n'abandi. Iyo Yesu azagukoresha hakomeye, abana nawe kuruta uko yabana n'abandi. Akunyuza mu bintu abandi batanyuzemo, akwigisha amashuri abandi batize, agusengesha amasengesho abandi batasenze. Wasonza kuruta uko abandi bashonje, wasuzugurwa kuruta ukuntu abandi basuzuguwe. Kubera iyihe mpamvu? Hari ibyo azagukoresha. Twebwe no kuba tuvuga gutya ntabwo byaje. Ibi bintu bihari aho biva. Twebwe ibi bintu tuvuga bidakama, hari aho bituruka. ngo uyu mwarimu, hari ahantu biva, hari aho bituruka. Bituruka mu mibabaro. Icyo uzaba cyo gituruka ahantu hakomeye. Abantu barashaka gukomera, urakomera urinde wanyuze. Urashaka ngo bakuvuge bagukomera amashyi, bayakoma kubera iki wanyuze. Ariko bakubahe se bakubahira iki? Hanyuze he kweri? Wizirihe kose? Mwarimu wawe ninde? Harizo umuntu mwicaye ngo mwarimu wawe ninjye, tica yawe ninde? Ubundi umwana bumuhanga kubera umwarimu wamwigishije. Kanevugira Imana. Kuri Yohana rero avuga ibintu bikomeye. Bagiye bavuga ngo twuwo tuvuga twaramubonye. Petero yigeze avuga ngo ntabwo tubabwira imigani yahimbwe n'abantu cyangwa se ibisekuruza by'abantu. Aravuga ngo ahubwo turababwira Yesu wabambwe, turababwira Yesu wazutse, turababwira uwo twiboneye, uwo twabanye, twabonye ubwiza bwe bukomeye, twabonye icyubahiro cye gikomeye, turi kwa musozi wera, twumvise ijwi rivugira mu ijuru, twe twaramubonye, ibiganza byacu byamukozeho, twarabanye, twaragendanye, twarasangiye. Aravuga ngo uwo niwe mahoro yacu. Bavugwa Yesu babonye bazi. Cyama muri riteraniro uyu munsi umuntu aze kubwira Yesu ngo ndashaka kukubona. Hari igihe avuga ngo ndashaka kukubona, wamubona. Abantu bashaka kumubona mungira murya turebe. Imana ibamera umugisha. Bwira mugenzi wangu uyu munsi ubone Yesu.
iyo ubonye Yesu ni byiza. Iyo ubonye Yesu ntabwo mwitiranye. Iyo ubonye Yesu ntabwo uvuga ngo uyu siwe. Iyo ubonye Yesu, abantu babonye Yesu nubwo intambara zaza ntibamwiteye bavuga ngo cyangwa ngo bamutu. Abantu babonye Yesu niyo ibiza byaje ntabwo bavuga ngo ariko kamemu. Abantu bahuye nawe na kamemu na donko na so. Nta kintu na kimwe cyababwira ngo wowe. Abantu bamubonye bararirimba. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo no mu byago zagira gute yembwe zaririmba. N'abamubonye baririmba indirimbo ivuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikagira gute yemwe rikabatinyura. N'umutima ukomeretse bamenya ko iryo zina ari ryo rigira gute yemwe ari ryo riwukiza. Ngo n'ushonje nawe akamenya ko iryo zina ari ryo rigira gute yemwe rimuhaza. Iryo riduhaza. Iyo Yesu akugaburiye urahaga. Bifurije kumenya Yesu. Bifurije kumenya Yesu. Mumumenye. Umuntu wabonye Yesu ntabwo anywa siriduwiri n'ukuri kw'Imana. Reka. Umuntu wahuye na Yesu ntabwo yakwambara nk'uruhinja kuze. Ariko umuntu wabonye Yesu se yakwanga umuntu. Umuntu wabonye Yesu ntashyaragira. Umuntu wabonye Yesu ntarwanya undi. Yawe, umuntu wabonye Yesu se yakwishimira ibyago by'abandi kandi nawe azabigira. Umuntu wahuye na Yesu niyishimira ko abantu bapfuye kandi nawe azagira usororo no mu busaza. Murakoze. Yesu atangaza ukuri rero, arakuroshinga ku mugaragaro. Yakuvuze kwa Pilato, aravuga ngo dore Pilato yaramubaje atari ko Yesu, kandi abayuda nibyo bamuregaga. Abayuda ngo bababajwe nuko Yesu yababwiraga ko ari umwami, akababwira ko ari umwana wa Aburahamu, akababwira ko ari umwami. Nibyo yatangazaga. Akanababwira isomye mu bice 8 bya Yohana hari ijambo rivuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri. Bigeze kandi abayuda ngo birataga ko ari abana ba Aburahamu. Ni nk'umuntu uvuga ko ngenda umupane kote ubu abantu baranabyibanda ngo nge nsengera muri ADPR ngo sejemo ngo pastor wanjye ngo ni David. Ndakavuga ngo nge nsengera muri Zayune ngo apostle wanjye ngo ni Gitwaza. Mwakavuga ngo areriya ngo areriya. Ibi n'abantu birata bikakuyobera. Ngo nge maze imyaka 80 nyijijwe. Wakoze ikizi? Noneho abayuda birata ko ari abana nuba Bisirayeli bajya ngo baracyabyirata. Ngo turi abana ba Aburahamu, ngo turi urubyaro rwa Aburahamu, ngo twakebwe ku munsi wa 8, twe turakaze amasezerano abiwacu, twe turi abana ba Aburahamu. Ariko Yesu yabareba akabona yego bitirirwa Aburahamu, ariko muri bo ntabwo ari abana ba Aburahamu. Kababwira atari ko se muri abana ba Aburahamu nyakuri gute ko mbona nta kuri mufite. Bakamubwira ngo yewe twe turi abana ba Aburahamu, twe nituri n'ibibyagwa. Yesu akababwira ngo iyo muba abana ba Aburahamu ntabwo muba mushaka no kunyica. Kamubwira atari ko ayo magambo uvuze nayiki, ariko akababwira ngo ariko nimumenye ibi njyewe ndi umwami w'Abisirayeli. Akababwira ngo umwami n'ababatura muzaba mubatuwe by'ikiyemwe by'ukuri. Baravuga ngo twe nitwigeze tuba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose. Yesu arababwira ngo umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'icyaha. Umuntu wese ubiba mubikora ni imbata. Arababwira ngo ariko icyanzanye ni ukugira ngo mbabature muri ubwo bubata. Umwami atarakubatura ntiwabatuka, atarakubatura mu buraya ntiwavayo, atarakubatura mu boko ntawakubatura. Ariko natubatura tuzaba tubatuwe by'ikiyemwe by'ukuri. Mpamvu ugifite ibyaha, ugifite ibintu muri wowe, nturahura n'umubatuzi. Ariko icyama Yesu akakubatura, nakubatura uzaba batuwe by'ukuri. Higeze avuga ijambo rikomeye mu bice 14, harimo kuvuga ngo ariko njye nzira
nanjye kuri ni nanjye bugingo, kandi nawe uzajya kwa data namubonye. Umugabo witwa Toma aramubaza ati ariko databuja, watweretse data wa twese kweri? Ibintu uhora utubwira ngo data 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 tumutwereke. Yesu aramubwira ati ariko Toma kweri, wabanye nanjye imyaka yose nuramenya data? Umbonye ababonye na data. Toma ahita amubwira ati ngaho twereke iyo nzira. Hibaze. Yesu aramubwira ngo erega Toma we, ninjye nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, nawe uzajya kwa data namujyanye. Na Yesu na data, na Yesu na juru, na Yesu na bwami. Mubibwira abantu batamufite bose mubwiye ngo na Yesu ntacyo ufite. Na Yesu na kurya, na Yesu na kubaho, na Yesu na mahoro, na Yesu na bugingo, na Yesu na kurama, na Yesu na kujyayo. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Pilato rero Yesu atangaza ukuri, agera ku gihe bamufatiye, agera kwa Pilato. Pilato aramwererana, aramubwira ati mbwira kabisa kweri ko abantu bavuga ko uri umwami w'abayuda, ko kuri umwami? Mbwiza ukuri, uri umwami kweri? Kandi Yesu yatangazaga ko ari umwami, hari na umwami wabaga mu gihugu. Herode yari ahari, wa Kayisari bari bahari, nibo bari abategetse. Ni nkuko nakuyita perezida mu gihugu, naba perezida guse gute? Nigeze niyamamaza baranuye. Cyakoze wanjye wenda n'umugore wanjye se nanamubwira ko ni na perezida. Cyakoze ngerageza kwihesha icyubahiro nk'umuntu umuganga avuga ni ndi umugabo hano, akavuga ati nibyo rwose, ariko nanone ubutegetsi bwanjye hari aho butegarukira. Cyakira nkavuga ni none se byagenda gute? Wenda ngerageza gakeya gutegeka, ariko nanone ngabona birakiriritse. Nina rimwe nabwira Supeso ariko bite byakambwe atari ko sinde n'umugaragu wa nyoko, sinde n'umugaragu waswo, tubyumvikane tubigenderemo neza. Ndavuga ariko ibyo uvuze nibyo nukumvikana tukabigenda namo. None ntabwo wabizana. Akanambwira ati twahuye nkuze mwana, ibyo nukabinzane. Ngahita ncisha bugufi ya ngahita nuza, nyine niko gahunda imeze. Pilato aramubaza ngo uri umwami kweri? Yesu nibwo yamubwiye ngo wakabimenye ko ndi umwami. Aramubwira ngo iki nicyo navukiye, kandi nicyo cyanzanye mu isi. Niko avuze, nicyo navukiye, nicyo cyanzanye mu isi, kwari ukugira ngo nangaze ukuri. Abo ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato n'ubwa mbere yumvise ijambo ryitwa ukuri, aramubaza ngo none ukuri ni iki? Yesu araceceka ntiyagira ikindi amubwira. Pilato ijambo ryitwa ukuri riramuzonga, arasohoka asanga abaturage bari bicaye hasi n'abatambyi, arabareba arababwira ngo yemwe mvuganye nawe, uyu mugabo nta cyaha afite, ni umwami w'Abisirayeli, ni umwami w'Abayuda. Barasakuza ati reka ati twavuganye n'umwami. Ngo barasakuza, amajwi aramuganza. Maze kumuganza ariko aravuga ati none se mbarekure baraba cyangwa mbarekurire uyu mwami w'Abisirayeli? Niko Pilato avuze. Baravuga ati ntabwo ari umwami wacu, umwami wacu ni Kayisari. Umwami wacu ni Kayisari, uwo ntabwo ari umwami wacu. Kandi umugore wa Herode yari yamubwiye wa Pilato, aramubwira ati nyamara baciye imanza nyinshi, ariko narose mbona umuntu, nabonye umukiranutsi. Uramenye witonde mugabo wanjye, uwo mugabo kumukira ubanza ntibyoroshye. Niba Pilato yaraciye imanza, ariko urubanza rwa Yesu narwo rwaramucanze, ni ukuri kw'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Pilato arababwira ngo ni umwami ukuri nakumenya, mwese muri abanyabinyoma, mwese murabeshuye, ni wa mwami w'Abayuda, na Kayisari siwe, ariko Yesu ni umwami. Nanjye sindiwe, ariko uyu ni umwami. N'ababanje sibo, ariko uyu ni wa mwami w'Abayuda. Baravuga ngo reka we ntabwo ari umwami, ariko natwe aka kanya turatangaje itangazo rivuga ngo niwe mwami w'isi n'ijoro. Dukomere umwami wacu amashyi menshi cyane, ni umwami.
Pilato aravuga ati ngaho reka mubahe, aramurekura aramutanga. Bibiliya atubwira ngo amaze kumutanga ariko yandika urwandiko. Ndavuga ati aya makuru nanjye mbonye sinakwiyumanganya ngo nyahishe. Nawe yandika urwandiko, ngo ararwandika, ngo arwandika mu nyuguti nini, mu nyuguti zisomeka. Ngo arandika aravuga ngo uyu ni Yesu w'i Nazareti, ngo umwami w'ikiyemwe w'abayuda. Afata urwo rwandiko ngo arutera ku musaraba hejuru. Abantu bose bararusoma, barasohoka basakuza baravuga ati ibyo bintu wanditse bireke, icyo twamurwanyirizaga nicyo. Arababwira ngo nge twabonanye, nge twabonanye, twavuganye mudahari, ukuri nakwakiriye ni umwami. Kwanyinjiyemo ni umwami, ni mu mubamba ariko ni umwami, ni mu mwice ariko ni umwami we, ni umwami w'abayuda. Baramubwira ngo abihanagure, arababwira ngo reka 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 reka, icyo nanditse nagize gute we, nacyanditse. Ni umwami w'ikiyemwe w'abayuda. Icyo Imana yavuze yarakivuze, icyo yanditse ku buzima bwacu yaracyanditse, icyo yagambiriye ntacyagikuraho. Uko nzabaho ntawabikuraho, Satani ntiyabikuraho, abarozi ntibabikuraho, iminsi ntiyabikuraho, ibihe ntibyabikuraho. Icyo Imana yanditse yagize gute yemwe, yaracyanditse. Mwateye haleluya, yaracyanditse. Twe turiho kubera Imana. Uko nzaba biri mu maboko y'Imana, uko ubayeho biri mu maboko y'Imana. Bwira umuntu mwicane ngo Yesu yaracyanditse, yaracyanditse. Yawe nubwo intambara zari zirarwana, n'iby'Imana yamaze kwemeza, n'iby'Imana yamaze gutangaza, icyo yanditse yagize gute yemwe, yaracyanditse. Imana ihimbazwe cyane. Petero arababwira, baramufasha amaze guhagurutsa ikirema. Baramubwira ati kweri Petero, mureke kuvuga iryo zina, kandi ngo icyo kigabo bari bahagurukije ngo cyari gishagagije imyaka 40, ngo kandi ari ikirema, ngo kandi kikiragaye ku ruhembo ry'urusengero, nta muntu n'umwe wigeze agihagurutsa. Ngo ariko Petero ngo aratambuka, ngo hageze ngo kirabatumbira, ngo kugira ngo hari icyo bari bubasabe. Ngo ariko Petero avuga ijambo rikomeye, ngo Yohana aramubwira ati ariko kutambutse Petero kwe. Ngo aragaruka aravuga ati ariko uyu muntu ntacyo twamumarira. Ngo baragaruka barakegera, ngo nuko kirabatumira, ngo wenda baragiye. Cyari kimenyereye gusabiriza no gusaba. Hari abantu batuye mu buzima bwo gusabiriza, ariko Yesu akwiye kugira icyo akora. Iyo umwami hari icyo ajya akora, iyo twamutumbiriye, mwavugiye ngo amena, hari icyo dukura mu gutumbira. Ngo kirabatumbira, Petero akibwira ngo nta feza nta n'izahabu, ariko hari icyo dufite kiruta izahabu, dufite ikiruta amafaranga. Tugiye kuguha igisubizo cya burundu. Haleluya, tugiye kuguhereza ikintu. Aha mu rusengero hari ibintu biruta inote, mu ijambo ry'Imana hari ibintu biruta inote. Yewe umuntu yakugabura none ejo nakugaburire, umuntu yagufasha none ejo nagufashe, umuntu yakwitaho none ejo nakwiteho, yagusura none ejo nagusure, yakwishurira inzu none ejo ntiyayishyura, abana yabaha minerivare umwaka umwe na wa kabiri, yakwambika none ejo nakwambike. Ariko kwa Yesu tuhavana igisubizo cya burundu. Wateye haleluya. Petero arakibwira ngo nta feza nta n'izahabu, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Kirahaguruka. Abonye icyaburundu cyangwa ntacyo abonye, arahaguruka. Ngo kubirakurikira mu rusengero, ngo kigenda gihimbaza Imana ku isabato. Bafata Petero barabafunga. Petero nibwo yatangagira ijambo, arababwira ngo rega twebwe nubwo mwadukubita, nubwo mwatubabaza, ntidushobora kwiyumanganya, ngo tureke kuvuga ibyo twumvise kandi twabonye. Nubwo uwo mwishe mukabamba niwe uriye ukoze. Uwo mwishe mukagira gute yemwe mukabamba, niwe ukoze biriya mugira gute yemwe mureba. Niwe ubikoze, niwe umuhagurukije. Nitwabireka tuzabivuga, nituziyumanganya. Tuzavuga ko atanga amahoro, tuzavuga ko ababarira ibyaha, tuzavuga ko akiza, tuzavuga ko ahindura, tuzavuga ko ari umwami, tuzavuga ko ari we nyiri itorero, tuzavuga ko ari we nyiri ibihe. Ntabwo tuziyumanganya. Iyo twaje hano rero tuba twaje gutangaza ibyo. Mwamvugiye ngo amen. Ngiye kuvuga ingingo intambwe nk'eshanu umuntu wamaze kwinjira mukura abona. Mwavugiye ngo amen.
ubundi iyo twaje hano mu rusengero muba mwaje kugura. Hano ni mu isoko. Mwaje mu isoko. Aha ni mu isoko. Aha tuyagura iby'isoko ritagira ryo mu isi. Ibintu biba hano muri shika nibibamo. Ibintu biba hano ntabwo biba mu Nkunda Amahoro Nyabugogo. Ibintu biba hano ntabwo biba muri Simba Supermarket. Ibintu biba hano ni wabibona muri aya mabutike ya Sejemu, ntabwo wabibona. Ibintu biba hanga nibiba mu isoko ryo kwa Mutangana. Aha ngaha iyo twahaje tuba twaje kugura ijambo ryitwa ukuri. Ukuri. Iyo tuvuze ukuri rero, ukuri ni umwenda, ukuri ni umwitero. Iyo twaje hano tuza tutambaye ariko tugataha twambaye. Kira mugenzi ngo uze gutaha wambaye we. Uzuri igisambo ugataha uri umukirisitu. Uza nta muntu kwizera ugataha wabaye uwo kwizera. Uza utambaye ugataha ugize gute yemwe wambaye. Uza udaseka ugataha useka. Uza utishimye ugataha wishimye. Uza wangana ugataha urukundo rwaje. Uza wikoma mu gatuza ugataha useka. Nahandi naboneye umunezero no mu rusengero. Uza nta cyerekezo ariko ugataha icyerekezo wakigize gute yemwe wakibonye. Niba uje nta cyerekezo ugataha wakibonye waguze iki se? Mwaje kugura. Baje kugura gukira indwara, abaje kugura kugira ukuri, abaje kugura gukira ibyaha, abaje kugura amahoro, abaje kugura kubaka urugo neza, abaje kugura ubwenge bwo kubaka ingo zabo, abaje kumenya, abaje kuyoboza inzira. Ibyo byose ni ibiguzi. Hari abantu babanye na Yesu, nasomye agatabo k'umugenzi kandi ngiye kubivuga nihuta. Umugabo witwa Mukristo na Mwizerwa ngo bamaze kugera kuri Yesu, icyambere Yesu agukorera iyo umaze kumwakira akwambika umwambaro witwa ukuri. Ukawambara ukuri ni ubusa nyine, ukambara ngo yambara ukuri. Bibiliya iratubwira ngo bagendana ukuri. Ngo bigeze guhura na mubwiriza butumwa, ngo nuko mubwiriza butumwa ngo arababwira ngo mwabagagenzi mwe mu Gisiyoni. Baramubwira ngo ngo babaza ibyo bahuye nabyo, ngo ariko ngo bari bafite umunezero. Arababwira ngo ariko ahantu mugiye kuzagera hari isoko ry'imbura mumaro. Muri iryo soko nta cyiza kibamo, nibavuga Imana neza, nta kintu bakora muri iryo soko. Ariko nimuhagera muramenye muza uko mwahamagawe, uko mwari muri ariko muzakomeza kumera. Ariko mubwiriza butumwa arababwira ngo ariko nimuhagera muri mwebwe ntabwo muzakomezanya nubwo mukundanye. Hari umuntu ugiye gupfa kandi uzapfa azaba abonye amahoro. Awe ninjye ushaka gupfa ndaba mbonye byiza. Ngo abashiduka bageze mu isoko ry'ikiyemwe ry'imbura mumaro, ngo bababonye, ngo barababwira ngo mbega abagenzi we, ngo nubwa mbere mu isoko ry'imbura mumaro bari babonye abagenzi. Reka mbabwire bavandi nimusohoka abantu bose bo mu isoko ry'imbura mumaro aho uzanyura bavuga ngo nubwa mbere tubonye umumama, nubwa mbere tubonye umugabo, nubwa mbere tubonye umukozi w'Imana, nubwa mbere tumubonye. Abantu bakwiye kutubonamo Imana. Ngo imyenda ya Mukristo ngo ndetse na Mwizerwa ngo yari itandukanye n'iyo mu isoko ry'imbura mumaro. Ngo imvugo yabo n'imirebere yabo ngo n'imitambukire yabo na demarishe yabo ngo yari itandukanye n'iyabo. Ngo nuko ngo abantu barabarangarira, ngo barangarira abo bantu baravuga ngo mbega abantu we nubwa mbere tubabonye. Ese ibi bibaho koko ko abantu bavuga batya? Noneho abazunguzayi baravuga ngo nimutugurire mwana, nimutugurire. Abagurisha uburaya, abagurisha inzangano, abagurisha amatiku, nimutugurire turagurisha, ni makeya, ni poromosiyo. Icyuma siriduwiri nimutugurire turagurisha makeya. Abahungu ngo bakagenda bareba mu ijuru nibanabireba bakababwira ngo twebwe inaha nituhagura, twebwe turagura ukuri gusa. Mwamvugiye ngo amena. Twebwe turagura ukuri niko tugura. Ngo biteze kavuya mu isoko, ngo wa munsi mu isoko nibacuruje. Nimureke duhombye isoko ry'imbura mumaro. Ahuye n'umunanje namwe atari koko bavuga ngo burarirwa ko n'abarokore muzimwa mwese. Murekwa kumbwira tubungu twarahombye. Twarahombye muri iyi minsi mu gisibo cyashize. Hari abantu bagize igisibo none ngo abantu bacuruzaga inzoga ngo barahomba. Ati twarahombye ibyo nagura ngiye curuza indimu. Rero indimu zisigaye bazinywa no mu nzoga ngo no muri za byeri hose. Noneho umuntu wanjye yanwaraga ibiro nka 50 mu cyumweru kabiri. Ndavuga nese kutagitwara indi mati muri iyi minsi nabakiriye. Nese byagenze gata amasengesho yaratangiye. Amasengesho yaratangiye ati turi mu masengesho.
none ejo bundi amasengesho arangiye mbona aragarutse nanone ngurira ngibyo yangurira none nese byagenze gutata amasengesho yararangiye twasubiye muri gahunda turi mu kazi. Ariko mana yanjye muragura iki naha kweli? Kumbi tubana n'abantu ubu mwaje gusenga ariko nimutaha murajya kubagurira. Murasenga ariko mukabagurira, murasenga ariko mukabagurira, muraririmba ariko mukabagurira, mujya ku misozi mubagurira. Abantu basigaye bajya no mu bapfumu no mu barangi bajyayo. Abantu baragura bakava hano twabigishije urukundo bakajya kugura urwangano, bakava hano twabigishije gukorera imirimo y'Imana bakajya kugura ubusambo n'ubugugu, bakava hano bakagura ubwibone, bakava hano bakambara nk'abanyamahanga, bakavuga nk'abanyamahanga, bagakora nk'abanyamahanga, bakagambana nkabo, bagakora nk'ibyo bakora. Mwarabaguriye ariko dukwiye kubahombya. Hiteguye ko duhombya muri iri soko ry'imburamumaro. Abumva twarihombya mungirire mutya turebe. Ni muri hombya nibwo Imana izakora. Dukwiye guhombya. Biratubwira ngo mwizerwa baramukubitagwa muri iryo soko ngo arapfa. Amaze gupfa mu Kristo asigara wenyine. Ngo nuko ngo muri iryo soko ngo harimo uyu musore ngo witwa Byiringiro, ngo yari mu isoko ry'imburamumaro, ngo nawe aho hantu yari ahari, ngo abonye ngo kandi nawe yacuruzaga muri iryo soko, ngo abonye ukuntu abo bagabo bavuga Imana, akonye ubuntu batangaza ukuri. Byiringiro aravuga ati ibi bintu kweri nkwiye kubibamo. Ngo niho ngo mu rupfu rwa mwizerwa ngo nimwo Byiringiro avutse. Twebwe dukwiye kubyara, dukwiye kuba ingumba, dukwiye kubyara. Imana ibamera umugisha. Ijambo rya gatatu kukuri ni umwambaro w'abizera. Mu ntwaro Pawulo yabwiye Abefeso, yarababwiye ngo mutware kwizera, mwambare mukwesa inkweto ari bwo butumwa bwiza. Urumva neza? Mukenyeye ukuri. Ni ukuvuga ngo ukuri ni umwitero. N'umwitero w'umukristo akwiye kugira ukuri, tukagenda twambaye. Iyo twambaye ukuri tuba twikwije. Mugende mwambara ukuri, mwabamama mwe mwambara ukuri. Amvugiye ngo amen. Abagabo twambara ukuri. Hari umugabo duturanye ejo bundi ngo yajyaga azana amafaranga ngo akayahisha hejuru ya tuwareta aha. Akaza gakomanga. Tisheri mwiriwe? Timwiriwe sheri, karibu. Karibu. Umunsi se mwabonye Imana? Twabonye Imana. Imana yabanye natwe. Akazi se kagenze neza? Ati kagenze neza rwose. Atari ko ndananiwe, ndumva naniwe. Kandi ubwo aba yavuye akayahisha, yaba batariye, akava muri kabari yariye nimugoroba akarya ibintu by'imireti n'ibindi byose nambyagamo. Uzi kubona umugabo nimugoroba afite urugo arimo kokesha imireti. Ugiye kurya imireti, ugiye gutaha nurya umureti ukarya mu kabari, nugera iwawe urasangira n'umuwo mwashakanye. Wenda urye saa sita basi, ariko na nimugoroba se. Urye burusheti 10, unywe litiro y'inshyushyu buri munsi. Abana bawe bamara ukwezi batari inshyushyu. Ujye muri kameri urye imbuto za 5. Abana bo urashaka gukura se? Murashaka gukura se? Mwagize imirire mibi bitabyanya ari. Ubu ndacyashaka gukura, nkeneye vitamine ngewe. Cyongereye vidora za derura ruhinja. Twisengere. Umugabo arangije none yashiraho umuturanyi areba. Amaze kuyashiraho umuturanyi araza, aramuhamagara ngo araza yakurayo. Abo mukirisito ayashiranye nawe abana tibika ati dore umugabo wawe amaze igihe ahisha hariya atari ko akira. Umugabo afata ya mudama arayahisha. Umugabo abyuka mu gitondo arakaraba no kunywa icyayi mu rugo niyakinywa, ahita agenda. Umugore aramucunga. Umugabo yikozayo, mbona akoze yarayabura, ayishima mu mugongo, aragaruka yifata mu mufuka ngo ararakara. Umugore atese mugabo wanjye kutishimye, ati kutagiye asite na hantu nyigiye nge uyu munsi simba mu rugo, ndi mu mutima wanjye utashaka. Ese kugize uburakari n'umubona? Mugore aramubwira ati rero mugabo wanjye, ese hari icyo wabuze? Ate si ibi bintu byaba ari ibyawe? Bya bifaranga byose 150.
arabifata arabimuha ati n'ibyawe aturiya mudamu yabonye ngo hano wayahishe yayaguhaye. aravuga ati ariko umugabo wanjye ndi umugore wawe turakundana nta kibazo mfite, ariko biriya bireka uba umukirisitu. mwabaye abakirisitu kwe ubusa upfuye ngo umugore atayarya. natayarya se ko yaribwa niba n'umugore waretse akayarya se ko yakubyariye n'abana, nubwo wenda mutabanyana neza ariko hari n'ikiza cyamuturukaho. wabura akantu keza wabona ku muntu mubana ku buryo wamuha amafaranga akiriraho. murakoze, tugiye gusenga Imana. ndekeraho nari kuvuga ibintu birindwi ariko reka ndekera amanota na Eric avuge. noneho ndajya ngo mbabwire ngo Imana yashaka ko tugura ukuri tukakwambara. mwavugiye ngo amen. cya kabiri tugomba kuguhirimbanira. umuntu araguhirimbanira ukaguhirimbanira. Paulo yandikiye Timoteyo ni ukukurwana, hari kuguhirimbanira. icyo cya kabiri nari ngiye kuvuga, ukuri baraguhirimbana. Paulo yavuze mu byakozwe n'umwa 24:16 arandika aravuga ngo nicyo gituma mirimbanira kugira umuti gutandega ikibi, ngirira Imana n'abantu iminsi ngahe yemwe yose. Ijambo rya kabiri ukuri, rya gatatu ukuri turakurwanira. Paulo yandikiye Timoteyo yaramuga ngo mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibya ngo bujye buguhesha kurwana intambara nziza, ngo ufite kwizera, ngo ufite umutima uticira urubanza, ngo uwo mutima bamwe barawuretse ngo bahinduka nk'inkuge zimenetse ku byo kwizera. avuga uwitwa Humenayo na Alexander. arangije aravuga ngo kandi abo kuko babiretse nabahaye Satani kugira ngo abantu babyigireho kudatuka Imana. ubu hari abantu Imana yatenze, itorero ritatenze n'abadiyakoni baratenzwe kubera ko babaye nk'inkuge zimenetse ku byo kugira gute yemwe, ku byo kwizera. nimwakira ukuri muzakira ibitangaza, nimwakira ukuri muzakira imirimo, nimwakira ukuri muzakira gukiranuka, nimwakira ukuri muzakira byose. mbifurije gutunga ukuri kwa Yesu. mu kugenda n'abagabo mutunga ukuri, abaririmbyi mutunga ukuri, bapanekote mugira ukuri, mureke uburyari. Imana yashaka ko dutunga ukuri tukagutangaza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana turashaka ngo twambike uyu mwambaro. murumva mwawambara? mwawambara? murumva mwakurwanira? mwaguharanira? duhaguruke dusenga Imana, twinginga Imana. nakire Diakoni Shemu namubonye yigire hino dusengere. umuntu wese abwira Imana ngo nyambika ukuri. ibyo kurya Imana izabibaha, imyenda izayibaha, abagabo izababaha, ariko akeneye ko twambara ukuri, tukagenda tukwambaye, abatubona bose bakatubonamo Imana, tukamera nk'abantu batuye ku mpinga z'imisozi, tukaba amatabaza amurika cyane, abatubona bakatubonamo Yesu, abatubona bakatubonamo Imana, naho dutuye naho dukorera bakamenya ko dufite Imana. turambura ibiganza imbere y'Imana, adusengera Imana. Mana turagushimiye neza mu izina rya Yesu mukiza wacu. tugushimiye neza utugirira muri Yesu Kristo umwana wawe watanze mwami. wakoze byinshi kandi byiza ku buzima bwacu, bituma dutekereza kandi tukazirikana ibyo wadukoreye mwami. biri tugira neza mu ijambo ryawe mwami. mu Baheburayo Bibiliya yatubwiye ngo kwizera niko kwatumye Sara, kubera ngo gutekereza gusa, agitekereza ko ari uwo kwizerwa ngo bituma Saminda arabyara. turagushimiye ko mwami abagufite bafite ukuri mu mitima yabo, kandi abakwambaye mwami kubagaragaraho imbere n'inyuma. mu izina rya Yesu mukiza wacu turagushimiye. iri teraniro riri imbere yawe mwami, buri wese arifuza kugendera mu kuri, gukora mu kuri, kuvuga ukuri, ariko biragoye muri ubu buzima mwami. turasaba imbaraga z'Imana kugira ngo zidukoreremo, umwuka wera w'Imana dushoboze kugendera mu kuri, kandi uduhe kugutunga, kandi ugutunza abatunze Yesu mu mutima we, kuko Yesu niwe kuri kuzuye kw'Imana. turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi n'ubundi witeguye gukora byinshi birenze tugusaba ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu.